Okay, kaze sire boss zino boro anyihere mu macyari kuri ijambo mwana atazarwara bwaki mwagomba nakoze ugomba nibye tuntu tudahenze cyane duciriritse apfa kumara ngaho ndako nagura ijanga ubwo kandi ko boro zose zuzuye badenze mushyire. Oh no. Okay. Boro zuzuye we. Mwana bonye ijanga we. Mwana bonye ijanga we cyusa ndebe ko yarya iryano ko nanjye kwibutura tudahenze ubuse nzakira cyane wabo nakintu gifite agaciro kanini akamba menshi byibuze ariko se ashobora kuba atanakigura so ndamubaza nyine ndebe nanjye ko nazatera imbere kwiba ubusa byose kwirwakibinka wibyinka umeze kimwe n'uwibyisugu cyose ni ukwiye ande nigendere hubwo ushyira mpema cyende ijanga z'umwana z'uyu munsi ko zaboneka Mani rapanga. Urasi boss sikamweze boro ari hano ku muhanda. Salama boss. Uzete shaka. Sawa boss we. Ushaka do kuki wantindi. Boss ntago natinze nyine nabanje kujyana umwana kwa muganga ibintu byaraho ngaho byari bigoye pe bigoye. Amasaha mazanga ubu. Boss mbabarira nyine tumumbabarire pe mumbabarire cyo bintu nibabaye ryari aho saa 9 bambwiye saa 6 ari ndinika tyo twibana yoho kwa turi kuvugana ariko sinzi byiwe nawe ajya ncanga ahubwo reka mbanze muhamagare mubwire nimba nawe ari boro yarashaka kwiba ambwire bavugana kanze mubaze allo Wakari bisusa yo kura mategereje ko wasa gusasira amasuka sana suko kura gusasira safu musandu wa musenzi we uziye nagutegereje nguza niyo boro uracyari mu biki tokasha boss mbere yo kujya muri byose bazane ibyo ruza indebe boss reka mwereke boro nzanye nawe none bazuma meshishe nagiye ngone bwabaga dore si ukwiba bo ndaguyomba 10 byonyine boss 10 ntabwo narenze ubuse imishinga mbafite kugaburira umwana usazaterwa boss amafaranga umpara cyari make ubuse 10 sinarenze dagware narenze ahubwo reka ngenda nimba udashaka boro zawe oya boro ndayikwa kuko nta ntandi najyana nawe urabizi twarakubiswe twiwe ubuse boss nabuze ikintu na kimwe nako cyampa amafaranga garagara ariko ntahandi kwibana gusa mbona n'ibintu byafite ubu uzantu wakwiba ubwo ngubwo ubuse ntakiba inzu se ntakiba indege ushagije nditoboriza nzane nabo beni Yesu we mbona nubundi ntabukire nazagera aho ari hahandi ahubwo se ubu uzandi wiba boss kwiba byo ni danje mwa ino minsi ahubwo bazumwe kwa amafaranga danyihera ku ibyo 10,000 boro iguhe ihera kwa amafaranga rwose umwana amaze n'iminsi arwaye ndeye ko nabona ijanga ziwe ndibakire bara boss ni nkaho bage nushaka kujyana rwose none se urazana izindi boro gute boro rero nyinshi nanjye ariko mba ndikushaka nyine ngo ndebe ko nakiba boro ifite umumaro ko nanjye ibyo niba byose nyambona nta kigenda ntacyo byazamfasha ntabwo nazatera imbere pe gira ku buryo none nimugoroba ndaraboye ndi boro nihe se boss inkasi hagaki washaka se bagahene ni nko kwashakira bagahene nko kwashakira Adebe neza nimba nayibona hene buriyara boss yene nayibona ejo hari ahantu nayibonye ejo ushobora kuba najyayo ahita niba nkayikuzanira ahubwo rero iyo hene wampangaye bikana ibiciro wenda nanjye natera imbere hene simbere nezirahenze ntume muri no minsi zirahenze sinakura yo 50 boss nezi kuri bume nk'ijana nako singuru nyomba ijana ko yabare nk'indi 50 boss ntunyizera akwizera cyane nanjye ndashaka ko abana banje barya neza wampaye kuri vance kwiyo hene tuzi ko nyese biru nagiyemo nabyarangiye n'ukuyizana ejo buzakene nayizana kandi ndakibazo kangwe vance 10 ako ni nyabura ukancika nzawukatingo urabizi ntago njya mbeshye yamenkire kuri aya umugore nawe basanga yakenera n'igitenge mama cyusa nyire nawe nuko tu
kwayo mafaranga yaguheza 10,000 ariko uzarya brushette yewe kurya brushette yone amwishyiramo atani 10,000 ngo banze mbare neza ndebe iravado nikana masari function una gacupa ndibwe menya abana bosi we ubwo ni gahunda ejo sangapi ejo nzarara nyikugejejeho saye ryo yose ngiye ngifatisha ihene umva zahita nyikugezaho ngaho bosi sa rero hano gotoza kubona umugongo oya ngerageza nshyiremo akantu k'ubwenge buke buke ngira utazamfata ka bosi kantaye ngiye kureba umugore abantu bahari Sire bosi yagiye mu bitarante ni menshi ntabwo watuza ufite franga But this is what you want to use your life for. I'm gonna do man, you know. Yeni janye sha. haruka yani wambwa Urabimenya nkwishe sha. maze nyizirike ze nkwereke But this is what you want to use your life for. urakira ubibwira anyize tuna nijyanye korosha wambwa ngo ni nyiri hene Mwiriwe muyo. muraho neza Muyo. Nagushakaga pe. ibyo nshakira shawa muturage Muyo. Hari umuntu wangubise pe. Ankubitira ku yene yanje. None nanije kumukuregera. none se ubwo uwo muntu Ni Abudhabi. ubwo si mbwira kwiyene z'abaturage biragenda gute Muyobo ni wo bizi. ubwo si yo mwana yifata gutera Nyine ubwo nakazi k'abashinzwe umutekano. reka ze mpamagara abashinzwe umutekano baze bafata iyo ngegera Nta kibazo muyobo. kugira abantu bibwira badatuma aciye Ngo birabamwiba. yes allo n'abashinzwe umutekano mugende mufate Abudhabi ariko mumufate mu ibanga nyine nawe ushaka ukuntu bafasha mufate uwo mugabo Reka nze mbijyemo turamufata. Reka nze niruke dufate uwo mugabo. iyo kintu cyane ni abaturage shaka gusa muri zikaretse barimo kuraya n'ibihuru bihari Gufata wa mujama muri uyu mugoroba bataducika. Niri wabahano. Pawe wanyarahari. usenda bacikira umugiye kumufungisha Cheka n'ibyo byose bigaru. hene nibayiriye byarangiye Yenda kutekana bayigurishije. abaturage banje muraho neza Yego muyobozi wacu.
ndakeka nyine muzi icyatuzinduye muri ino nama muri rusange no gukemura ibibazo byanyu. Ndagira ngo mwese murabizi ko umuturage wacu yibwe ihene. Fils. Okay, umuturage nyine abantu batane. Okay, mu byubahiro bye nyine umuturage nahaguruke. Ndagira ngo uwo muturage mwese mwaba mwamubonye. Yego rwamubonye. Reka dufasha nyine bamufashije nyine kumufata. Abo bantu badufashije nibahaguruke. Ndakeka mwababonye. Tukaba tugiye guhereza abaturage ijambo. Umuturage wita Nadia reka tumuhe umwanya atubwire. Rwose gisambo bakice pe. Ishahure bagishahure pe. Bakice kiva tutugiye kukibana mu mudugudu wacu. Bakice. Icyo gisambo ni ABUDHABI. Yesu mwami tukasigaye. Igisama ruhangwa. Okay, murakoze reka dufate abantu bamufashe bajye kumuzana. Okay, igisabo mwakibonye reka tugiye ijambo. Murakoze. Naribye ariko nyine mwambabarira. Ni gereza. Nubwo ngiye muri gereza ariko abantu ndagira mbabwire ko nta kiza cyabyo. Dore nanjye ngiye muri gereza. Nubwo ngiye muri gereza dore bisama gukizwa.